Urakaza neza, ngiye kwereka ubundi buryo watekamo inkoko na penne pasta. Urabizi neza ko amapasta niyo abantu benshi bakunda kwibeshyaho ugasanga bayatogosheje gusa, ugasanga bari kurya mu buryo butandukanye. Uyu munsi ngiye kwereka ukuntu wateka pasta n'inkoko neza kandi biryoshye bitarimo amakreme by'amafati byinshi, ibiryo biri healthy. Kandi mbanje guha ikaze hano ku Gikoni Iwacu TV. Ngiye guha ikaze ni Chef Alex. Reka bimwereke rero tudatinze, mwereke ibintu turi gukoresha. Turabanza inkoko, dukurikizeho urunyanya, dukurikizeho persil cyangwa se coriander, ufite n'uduserena dushyiraho n'igitunguru. Ufite n'akadimu nako wagakandiramo na tungurusumu. Urabona ko ntago ari ibintu byinshi nanubwo bitwaye amafaranga menshi. Ugahita ushyiramo agasoya sauce, turabanza kucyo twita marination, ushyiramo ka black pepper. Ugahita ushyiramo umunyu. Umunyu nawo aba ari ingenzi cyane muri marination kuko icyo tugiye gukora tugiye kubanza tuzimarine, ukadushyiramo n'amavuta, ubundi tuzishyire ku ruhande b'iminota ingahe, ubundi tubane twikatire utuntu twacu. Noneho gutyo uzimaranye ukazishyira ku ruhande, zigenda zifata cya kirungo kandi ariko zinarushaho kugenda zoroha neza fresh. Waza kuziteka ukumva ni inyama nyine yoroshye ibitandukanye cyane nk'iyo watekeye cyangwa watabanje kwimarina. Nyuma ya byose urabizi isuku imbere cyane. Noneho iyo tumaze gukora isuku ku rubaho tugiye gukatiraho, twongera tukagira tukanaronga za mboga zacu tugiye gukata. Ibintu byose bisaba isuku. Ibintu byose wateka nta suku nta kintu n'undi byaba bimaze. Then n'igitunguru cyacu tugiye kukironga, turanza tuvana biriya bintu by'inyuma, ubundi tumara kuvana ibintu by'inyuma nacyo tugishyire mu mazi tukironga. Kandi wowe ugeze hano ari ubwa mbere rwose ngo wahe ikaze, urebe ahantu handitse subscribe kugira tujye tubanisha kubana buri munsi, ukore subscribe. Kandi video nawe mbona uyikunda ntugende utayihaye like. Igitunguru cyacu rero ukuntu turi bugikata uyu munsi, turagikatamo large cube. Mwari musanzwe mubona akenshi nkunda gukata udukibi dutoya, ariko uyu munsi turakoresha large cube. Izi large cube rero urabona byitonze neza, urabona ko zirajyana na ziranyama rwose twakase ntacyo twibeshye. Urabona ko birajya kujyana rwose. Nakubwiye ko burya ibintu byose ubwo kubyitondera iyo uri guteka kugira utegura amafunguro asa neza. Iyo tumaze gukata rero large cube tushyira ku ruhande nk'ibisanzwe nyine. Ubu tutangiye mise en place. Mise en place ni ukugira tube dutegura utuntu twacu. Ndaza gukorera ukuntu buryo wateguye mise en place ntabwo ibintu byose bikugora. Yateguye ibintu byawe ntabwo burinda urworwa. N'agapavuro nako tugiye gukatamo utu large cube kugira ngo ibintu byacu bize kuba bisa neza kandi biri muri forume imwe. Ibintu biri muri forume imwe burya aba ari sawa, biba bigaragara neza cyane, yaba ari amabara, yaba ari ku isahani, biba bigaragara neza cyane. Kandi ikindi iyo wakoze nyine mise en place yawe, wana guteka birihuta cyane kandi bikagutwara n'igihe gitoya mu gikoni. Nta nubwo bikugora nyine wakoze mise en place yawe neza, ntago ugorwa iri mu gikoni ngo urajya gushakisha kariya na kano. Umara gukora mise en place yawe, ibintu byose wamaze kubona ko byuzuye, ikintu kiba gisigara ari ugushyira ku ipanu gusa cyangwa se mu isafuriya. Urabona ko n'urunyanya ariko ngiye kurukata uyu munsi, ndabanza mvana zino out parts zarwo, ubundi nazo nzikate udukibe. Ndakata udukibe ko uyu munsi niyemeje guteka ibintu birimo amakibe. Urebye neza urabona ko ari amabara agiye atandukanye. Ibyo nakubwiye rero nyine uyu mu buryo harimo amabara atandukanye rwose biba bisa neza. Ubundi ukomeza ugenda ukata utuntu tw'udukibe. Hari abantu rero batazi guteka inkoko cyangwa se bumva inkoko ukibaza inkoko nzahiteka gute, nahiteka gute n'amapasta cyangwa se ayo mwita makaroni mwebwe nari amapenne pasta, ugasanga nyine bikomeje kumucanga. Ariko mu by'ukuri hano iyi video nurebe urayirangiza wamenye neza uburyo ki wakitekera amapasta bitandukanye, cyane cyane ko n'ubwashize nabikoretse amapasta arimo creme. Creme iryoshya amapasta cyane cyane, nyine ikora isosi nziza. Creme sauce nyine iba ari nziza cyane. None yihuye n'amapasta aba ari urucabana. Abantu none mukunda ibintu by'amakreme cyangwa se amata, iriya sosi aba ari nziza, biba biryoshye. Ugenda uyirebe niba wowe utarayirebye, usubire inyuma ku video yanjye ubwashize rwose urahita uyibona. Iba iryoshye cyane, niyo nakuri komanda, ariko n'iyi ngiyi nayo iraryoshye cyane cyane ku bantu munashaka kugabanya ibintu by'ibinure. Biraryoshye kuko iyi nkoko natetse hano twakase hano, iyi nkoko ni chicken breast, kandi chicken breast buriya iri mu nyama z'inkoko zigira low fat kurusha buri nkoko. Inyama zayo zigira low fat ni chicken breast igira fat nyinshi. Burya ni inyama z'ukuguru n'ama wings, hariya niho haba ama fat menshi. Ushaka kugabanya ibinure wajya wirira chicken breast. Hano rero nese chopping na twa du persil
utu dupresile rero dukora ibintu neza cyane, mu gushyiramo, mu kumixinga amabara abantu iyo dushyizemo nyine ubona bisa neza. None cyane cyane mu mapasta, urazi ko amapasta bajya gusa ukuntu ajya kweruruka iyo ushyizemo akantu k'icyatsi noneho n'umutuku wa runyanya bigahura bita bisa neza cyane. Ariko na tungurusumu tutayibagirwa mu kuryoshya ibiryo, mu kuba yakurinda ibibazo byinshi tuzi nk'umutima, ikurinda ibibazo nk'umutima, ikaba yakoroshya igogora, icyo bita digestion system yawe igenda neza cyane kubera tungurusumu. Nta nubwo ibiryo nyine iyo ari wenda byaguteza ikibazo bikagutumbisha inda, ntabwo biba byagutumbisha inda, yoroshya ibibazo cyane. Tungurusumu iragufasha cyane mu biryo, ntukajye uyibagirwa. Tungurusumu ifite akamaro kenshi cyane mu mubiri wawe, kandi ikindi cya kabiri ikaryoshya ibiryo, igatuma bihumura. Nyuma y'ibyo byose rero nahise nishyiraho agapanu kanjye. Agapanu nshyiraho amavuta make cyane kugira ngo tubanze tusiringe ziriya nyama zibanze zifata akarange. Urabizi ko dukoresha amavuta make tunashaka no kugabanya ibintu by'ibinure ku mugani nk'ibyo twavugaga hejuru, ntabwo ari byiza biriya bintu, turushaho kurwana ku buzima bwacu. Ujye uteka amavuta make mu gihe cyose utari guteka amavuta ari olive oil, ujye uteka amavuta make, kandi niyo yaba ari olive oil nayo ujye uteka make, aba ari byiza cyane. N'inyama zacu nahise nshyiraho, nako zagiye zitangira gufata nyine ngenda ngaragura nsimbiza nk'abashefu. Nawe ujye ubyiga gutya, iyo usimbije hari ibiryo iyo ukorejemo ikimamiyo nk'uko nguku bihita bipfa, cyangwa se bigahita bibyemera ukundi. Bisaba gusimbiza kuriya, bivuze ko ufite akazi ko kubyiga kugira ngo ujye usimbiza kuriya, kugira ngo tuzahura n'ibyo biryo ukaba wabyangiza kubera kubinyuzamo umudaho buri kanya, cyangwa se umudaho niko kera babyitaga, kuba kunyuzamo ikimamiyo cya buri munsi. Urabona ko nyine nahise nshyiramo inyama zimaze gufata irangi ho gake, nahise nshyiramo cya gitunguru rero ugishyiramo. Urabona ko large cube none yahuye na za nyama nazo zikase kuriya, zitakase utuntu tureture nabyo bita bijyana. Urabona ko bijyanye nyine inyama, shape y'inyama na shape y'ibitunguru, urabona bijya kumera kimwe. Icyo cyiza rero iyo ukase ibintu bijya kumera kimwe n'ibyo watetse aba ari byiza cyane. Urabona ko ahangaha narindi kugira ngabanya umuriro, nongera umuriro ujya mu guteka, hama kugabanya umuriro nawo wongera. Icyo nahise nkurikizaho rero, nahise nkurikizaho tungurusumu na ya green pepper yanjye, nabyo biba ari byiza cyane kubishyiramo nyuma y'igitunguru gakeya kitarashya, kuko ntabwo tuba tubishaka byahiye cyane. Ntabwo ari byiza guhisha imboga cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo uhishije imboga cyane ntabwo ufata vitamine zose ziri mu mboga nk'izabugenewe nyine. Urabizi ko ibitunguru biri mu bintu bidufasha ibintu byinshi, nabikoreye ikiganiro cyagusobanurira akamaro k'igitunguru. Bidufasha ibintu byinshi, kuba amaraso yawe yatembera neza, kuba byakurinda indwara z'umutima. Urumva nyine byose iyo amaraso yatembeye neza n'umutima wawe ukora neza. Iyo wihishije cyane ntabwo za ntungamubiri zose uzibona. Hano nahise nshyiramo n'agasoya sauce, nako ngenda ngaragura gakeya, ugenda nabwo ugaragura gake maze ugashyiramo nako. Urabona ko nyine bigenda bifata umuriro, nako ngenda ngaragura gake. Ndagusabye nyamuneka niba iyi video wayikunze ntugende udakoze like, subscribe yawe, kandi no muri comment mujye mwibuka guteramo comment mumbwire ukuntu mwabibonye. Rwa runyanya rero bya bindi by'imbere, apana rwa ndi nakasi inyuma, bya by'imbere ni ibi ngibi nahise bibashyiramo hano gutya kugira ngo bihwane bishye neza. Zazi n'izinyuma nazo ndaje mwereka ahantu tuzikoresha, then ukagenda usimbiza gake. Nahise nshyiramo utuzi kugira ngo nyine bize kumfasha, uko ngiye gushyiramo n'ikirungo bitaza gufata cyane hasi, kuko ikirungo iyo kigiyemo bishyizemo agapawuda k'ikirungo bita bisa nk'ibifashe, then hasi nyine bikahita biba byanashirira. Then ushyiramo utuzi dukeya, ukaba ubiretseho gakeya. Twa tuzi tunafasha ziriya nyama niba zitanahiyemo imbere gukomeza zigashya. Urabona ko nahise nshyiramo agatrimerike. Njye nkunda trimerike kuko trimerike nayo nababwiye ko nzakora icyegeranyo cyayo nkababwira akamaro ka trimerike. Ni nziza cyane nko ku bantu bafite n'ibibazo by'uruhu. Trimerike ni nziza cyane mu kuba yasubiranya uruhu rwawe. Ibintu byinshi trimerike yakuvura. Ujye uyikunda rero, unayikundisha umuryango wawe. Ujye uyikunda, trimerike ni nziza cyane. Then urabona ko hano byamaze gusya ikirungo, uragishyiramo ugategereza akanya gato kigashya tu.
ya hano nahise nshyiramo za pene. Izi babyita pene pasta. Ku bantu muzita makaroni rwose mukeneye kuza hano ku Gikoni Iwacu TV nkabigisha. Ntago izi ari makaroni. Makaroni ni ubundi bwoko bwa pasta. Ya then izi pene pasta maze kuzishyiramo urabona ko nahise ngenda nsimbiza gake gake. Kaga turmeric rero, kaga turmeric urabona ko kari kabihinduye umuhondo. Kari kabihinduye umuhondo cyane. Aba ari byiza cyane ariko nanone kuko bikurinda iyo ukoresha turmeric cyangwa se kari bikurinda kuba wakoresha inyanya nyinshi. Abantu bakunda inyanya cyane cyangwa se ugasanga nta yindi option afite niyo gukoresha inyanya gusa. Ya ako ikoresha turmeric bigufasha gukoresha inyanya nkeya, isosi y'inyanya nkeya. Abantu ibiryo byose buri munsi bateka biba bisa umutuku. Come on, ntabwo ibiryo byose buri munsi uzabishyira ku meza bisa umutuku. Ntago ari ngombwa, ugomba kuvangamo utundi tuntu tumanyiye nyine. Ari na mpamvu gusa kuzaza hano ukiga nyine ukareba ubundi bwenge, tukungurana ibitekerezo. Nawe ukajya muri comment ukambwira ati ariko bino biryo bijyamo sauce tomate cyangwa se bijyamo umutuku byari kuba ari byiza, ntanjye nkaba nabimenya. Ariko abantu benshi bateka za pene pasta bazimenyereye ku masosi y'amakreme, ariko navuze ati reka nereke n'umuntu utajya bya makreme cyangwa se amubangamira uko yazitekera. Ibintu biba biri simple. Nashyiramo akunyu na black pepper nongeramo gakeya, then nkomeza ngaragura nsimbiza. Hano rero urabona ko iki kimamiyo bikomeje kukozamo nyine cyane, amapene yacu aba yahiye, ashobora kwangirika ugasanga arinombye kandi tuba tubishaka. Nibyo byiza rero iyo ukomeje ugasimbiza bigufasha kugira ngo ari amapene yawe atangirika cyangwa se agafonyoka nyine bikagaragara nabi. Hano nahise nshyiramo rwa runyanya na perisile. Reba ukuntu byahise bisa neza, urunyanya na perisile byivanzemo. Reba ukuntu byahise bigeraho bigahita bihindura moment yose iri hano byahise bihindura ibintu byose. Urabona ukuntu ibiryo bise bisa neza. Urabona ko nyine akamaro ka za perisile na rwa runyanya outer part ubishyiramo ibiryo biri hafi gushya ugiye kwarura. Urabona ko ibiryo byari byahiye already, ngiye mbishyiramo kugira ngo nshaka ryabara, ntabwo ndi bireke ngo bishye hoya. Urabona ko hano byari byahiye, isosi yari imeze fresh, pene zari ziryoshye. Inkoko yari yahiye kandi nanone idakomeye nka bya bindi ujya ubona abantu batetse inkoko, igituza cy'inkoko ugasanga wagira ngo nta kintu uri kurya nyine ukumva uri gukanjakanja ubusa. Urazi ko inyama ya mbere itaryoha ku nkoko ni igituza cyayo, kandi igituza cyayo nicyo gifasha ku bantu bashaka kugabanya ibintu by'amafati cyane, ariko apana kwicisha inzara. Ubundi mujye mwiga ku bintu by'amafati aho kugira ngo wicishe inzara, ahubwo ujye ureba ibiryo bikwiranye n'umubiri wawe. Yari ibiryo biba bihari bitakongerera, birimo proteine nkeya nyine wajya bikagufasha ahubwo kugabanuka. Urabona rero nahise njya kwarura ngo nanjye mbanze mbereke ese umusaruro wavuyemo urasute nanjye ndebe n'ibyari byo. Side makaroni ku mugani wa Arsene. Reba makaroni hano reba hano pene pasta ukuntu zasaga, zari zimeze neza, ziraryoshye. Nanjye ndi kumva ndi kumira amazi gake gake. Gusa ibiryo biraryoshye, genda nawe bigerageze iwawe utungura abantu ubabwira ati ngewe muri iyi minsi ndakaze, meze nabi cyane ku kintu bita isomo ryo guteka. Reba ukuntu ziri gusa, zirasa neza cyane. Ndakwikuraja kujya kuziteka nawe ukumva ukuntu zimeze. Nanjye rero hano nari nazitetse, ndavuga ati reka nze mbereke ubuhanga cyangwa se mbungura ibitekerezo. Mwakoze cyane rero kubana nanjye kugeza kuri iyi video. Ndabakunda cyane, mujye muramusapotinga kandi munansapotinga, mwohe mu sharing ama video yanjye, muyashyire kuri stati. Muname like yanyu, comment yanyu nayo mba nyikeneye. Murakoze cyane kubana nanjye, abantu muhora musapotinga ndabashimiye cyane. Ciao ciao, ndabakunda na video y'ubutaha. See you.